abataje none ntago bazi byabaye ariko none ibi ni ibivugwa yuko Kampala induru zamaze kuvuga ahantu witwa The Ben atangije icyo bita intambara mu bihugu. Uzi ibintu Diamond, iyi ni Black ngerekana nabivuga, witwa Diamond Platinum nyuma yuko abonye witwa Tiger B wamaze gushumika Kampala ataye Bruce Melody wari uri gushutinga video. The Ben wamaze kwigaragaza umaze gucimaka avuye Kampala azimije abitwa ba Paraso na ba Kamiliyoni bateguye igitaramo ku munsi gato ageze Tanzania afashe uwitwa Diamond Platinum. The Ben yapresence gutu witwa Muyoboke avuga ati wa muraba manager wange uzi ibintu byamaze kubera Kampala vuga ngo harya ngo Diamond ngo harya ngo Tiger B ngabana ngo bamutereye amakariso uzi bigiye gutererwa noneho bamutereye amasuti ubarakuramo amakariso zibigiye kubera kuri Tiger B. Yesu we ye bano babounce rero hari igihe bajya bananze reba nka mubi cyane urebe yantare. Iyi ni breaking ongera wumve nginde breaking news mfite n'umuntu witwa Yago Pondati wamaze kwitera Tiger yamubwiye ngo hano bahitaye Kampala Kamiliyoni ntago afite igitaramo Kigali Universe kwa Bruce Melody nyene kuza kumenya ubu buretse gato Benove kubera iki impamvu ni yes of course kombitso baby Benove KF of course king of us ambassador of upcoming artists mutoto wa butamwa na ngenda talkative tutravoka buti nyine ubwite vineshire kuri majiko ndavuzwe ambyeshuro yiti yoterizuba yiti inshuti y'aba boss yitijwi ry'aba diaspora ningejwi abandi ni kakajwi komi pandemic in the city umuzukuru wa Rujama Fund Shop mwana w'umugore imbaraga z'igihugu kandi zubaka vuba nyitaho parallel nyitara on speaker speak of uretse nyita gaciro ka quartier Skytu wamaze kuryongeraho namajije kuryongeraho gira utimwe mamashi y'igihugu yamaze kwitereka ntabwo buri kumbona ubu mbanje none mpinda umuriro wabibonye ku gakabutura kanje muri weekend nambaye na silipa ubu nukuvuga ngo noneho nuje umbona muri weekend noneho nambaye silipa ndi kuzamuka zebra switch jumba bari rujya uzamuka werekana icyo bitaga kilo ariko nawe ho wavire Bugande meze neza mfite fresher bugiye urerege Benove tangiye kunesha agaciro baba runumire ka B1 hariya manager Rora banzi muhamagara muhamagara nyenyeri bar zanema we zana B1 Junior gira vuba mu minota mikenya cyane ariko agatombere ko bazana B1 Junior yego ntago twinjira mu kiganiro neza buretse gato ibi tuba turimo babyita intro Benove ya buretse ariko sike tubumba barebutse gushyuha nawe buretse bitangiye guturagurika wandetse ndaturagurika mu wewe umuntu wari Terners uramuzi B1 iri buretse bansubize bya B1 biraza ndi kukubaza umuntu bita wari Terners uramuzi wari Terners boss wanjye ngewe na DJ Renzo na Aisha Inyindi na Kamaro ntabwo bizi kuri ari umukire wacu ibintu vuga ubu bizi ariko ngo yabakoresheje uburoko nubwo mwagiye mu mukwepa wari Terners twaramwamamaje icyuya kimera gutya bro ahantu hose ugeze ukavuga uti wari Terners Makabi wani jini yego dushimire Rora ngira ngo urabona ko ikinyobwa cyanjye baba bakimaze B1 ahantu hose zarahageze wabonye iyi niyo nzoga yanjye ariko se Skytu nakamamaza inzoga ukambwira ngo ntago induru ziri kuvuga my brother yego twaturi ku kintu cyitwa uburyo mwakoze akazi ko kwamamaza ari mpamvu dushimishikariza abantu kuza kwamamaza yego uyu munsi none dufite inzoga bita B1 Gin yamajije kugera ku isi hose Benove yareka nkubwiza ukuri buretse gato impamvu aka kanya ngiye mfashe inzoga bita B1 Gin Benove yanyihanganira ntago nononge kuri iyi nshuro inzoga ndi buyinywere mu kiganiro ikiganiro ngiye gukora ndashaka kugira ngo abantu batavuga ngo nayi inzoga ubu ikiganiro ngiye gukora abantu batavuga ngo ni B1 Gin yari iri kumukoresha ibi ni ibintu nabwiye abanyarwanda nimugoroba Benove nabikubwiye ngo nkomotse ibugande mvuye kuko navuye ibugande buretse gatoya nabikubwiye gute hari umuntu wavuze ati mwamubonye Skytu ati ni bya bindi byiwe nta nkuru yari afite ntabwo ubuzima bwari bumeze neza iyi ni inkuru witwa Yago Pondati yamaze kumbwira arambwira ati Skytu ibintu wakoze Kampala ntabwo bibaho ati na wakoze amakosa buretse gatoya buretse ariko Skytu iyi ni inkuru witwa Yago Pondati yamaze kunyandikira ntabwo ijambo riri kwambura
uri kwambura ijambo wirukane mu kazi Benove unyirukane mu kazi usigaye uhangara sobuja usigaye uhangara sobuja uratinyuka ugahangara sobuja Benove ndakwirukanye unyirukana gute se ntago nirukanwa noneho ntago ndibukave wanze kuva mu kazi kanjye uhita ubibona mfite kontara mfite uburenganzira bwo gukora akazi neza utangiye gusuzugura sobuja ntago nagusuzuguye fata B1G n'umwe ntago none nagusuzuguye tangira ujye mu mwuka rindira gatoya mbanze rero ninjire rero abanzure kure reka mbanze ninjire Benove ibi bintu rero ngiye kukubwira Benovia mbere yo kugira ngo nze kuza kugwitike igusubiza iwanyu mageragere buretse gato kugira ngo nze kwemera urwego rwawe Benovia nuko iyi nkuru uraza kuyisasira ukabanza ukayisasira matera bita Demetre bayita flat kuko iyi nkuru nzenye Benovia nakasa mutwe mana we iyo uvuze none utangiye kuvuga ngo ayiwe hita nshaka guhita mbabarira mbanze nuritse ka B1 nari naretse inzoga reka nzisubireho none birangiye uyinyweye birangiye nyinyweye nanigisha abantu buryo inzoga none inafungurwa kugira babyemere reka nabyo gukubita Benovia mbabarira ibi bintu ngiye kuvuga ni ibintu nshaka kugira ngo nakubwiye ngo ugiye kunsasira matera yitwa gute Sifratisi urakoze cyane mfura zebra switch ibi bintu byawe byo kutazajya umenya yuko uwitwa SB Quality Sound yamaze kwitereka yamaze kurekura imiriro ari we muntu ufite ikintu kijyanye na sound ari we muntu wa mbere ufite stage nziza mu Rwanda SB Sound Quality salama bogari Benovia rero ubu none nyimara gutereka maka kantu Benovia ubu none ibintu tugiye gukora ngo harya bajye bavuga ngo nge nawe turaturika ubu tugiye kurindimura reka nuragurika nyine turagurika Benovia tangira buretse gatoya buretse gato iyi nkuru nshaka kugira ngo tuyitangire ndagira ngo unyinjiza muri wa mwandiko wo kuvuga amazina yanjye yose utangira uvuga ngo Skayituwa Bagahe urakoze cyane ngiraho nandi ingoma mashi y'igihugu ongeraho special material youth inspiration Papa Doboy Papa Muceri urakoze cyane Papa B1G wamubonye yego Benovia rero iyi nzoga yimfashe gutya B1G iyi nzoga bayita buretse gateuye rero Benovia wamaze kunsasira ndekure ninjire ndekure umpaye uburenganzira Benovia umbwira ati Skyture kura reka ninjire rero Benovia ibi ni ibyishimo byansanze mu mutima ari nabyo bintu byatumye itanereka agakamambiri kanjye nkirukanka nkavuga ati iyi nkuru aho kugira ngo abandi bantu bayibreaking narayibreakinga mbabaza ngo muri box office ufite iki mbere yuko ngubaze ngo muri box office Skytu ndagira ngo mbabwire ko agace gashyashya kinjiye mu nkuru zo kuzibura hano kuri wa Bagahe TV niba ari bwo bwa mbere tujya gufungurira abantu agaseke baba utaza kuza n'ibintu kabisa bitameze neza Skytu niba ari box office nimba ari nka kado Benovia icyo bita box office ibibitsemo ibindi bintu abantu bataramenya ugiye kumbwira ko sari bya bindi bahishwe ntabwo uzi ko Netflix zitangaza ikiza ibi bintu nongeye kukubwira rero Benovia nujya ubona ntangire kuri breaking news ujye utegura amaboko yawe utangire ukubite gutya Benovia ubu tuvugana muri box office breaking mfite namaze kwakira inkuru y'abantu bamaze kudushishura baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya content twakoze nge nawe twitira Sam Karenzi na Jado Kastari abo bantu biteranyije baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu bamwita Young TG yavuze ati timu wa Bagahe Benovia Zebra Switch ndabishyura itike y'indege muze mu gitaramo cyanjye Kampala itariki 10 z'ukwa gatandatu turaba turi kumenagura Kampala tumena cyo nkundira abanyamerika sha ngo bamaze kumenya ngo urwego rwacu baravuga ati abanyamakuru bo mu Rwanda breaking zose murekura mu gihe tutarabona Benovia na Skytu barekura ntabwo iyo nkuru tujya tuyemera ubu bama Young TG Saliyuti kabisa Saliyuti Young TG babwira yuko Young TG ariwe muntu ugiye kwasha Big up yourself Big up yamaze kumbwira arambwira ati genda ubwira Benovia ngo nimwitegure ninjye muntu wa mbere ugiye kubazana Kampala ngiye kuva muri Amerika ngiye kubazana Kampala muze mukora igitaramo
itangazo ubwira umuryango wo kwa Mayanjuti Chameleone yaje aho ngaho bafate Chameleone bamuhishe nindamuka ageze i Kampala we Skyto byabindere kwigira ngo ari kwanga indabo njye najya no kuzicira noneho yego rero Benovia rero ubutumwa bwa mbere mfite ubwo kari agaseke nari mbazaniye muri box office hari box office part 2 ngiye kuzana iyo rero ntago ariyo nshaka ko dutangiriraho iyi nkuru ni inkuru uwitwa Yago Pondati yambwiye ngo Skyto ibintu wakoze Bugande ntago bibaho wamaze kubika icyizere mu mitima y'abanyarwanda bari yani Kampala wamaze kubikamo icyizere abantu bose bagiye bavuga amagambo ngo ntushoboye nugize gutya ariko urwego rwawe twarubonye ati Skyto ibaze yuko muri message ngiye Yago ndi kwakira abantu bari kumbaza ngo Yago ni iyihe mpamvu Skyto yavuye Kampala mudakoze ikiganiro ati abantu bari kuntera amabuye ati nabuze ikintu nsubiza abantu ati ariko wankoreye ikosa wagiye utansezeye ajwe bishatse kuvuga ko Papa Life 2 byongeraho mwita Yago Life 2 yes uri kubyumva bimwe mu bintu bya mbere byamubabaje ngo nagiye disi ntamusezeye Benovia ariko none ka tubwiye Yago ngo humura big energy uyu mwanya none tugiye kugaruka iyi ni breaking ongira wumva ndi breaking news mfite uyu Young TG namuhujwe n'umuntu witwa Yago Pondati wamaze kwitereka yagabwira uwitwa Young TG ngo fata Benovia na Skyto ubafate na timu yabo timu ya Wabagaye bazano tuba blessingire Kampala ayiwe tangire yijandike wana Benovia mbabarira hari ikintu cya mbere nshaka yuko utangiriza bansabye abantu bambwiye ngo Skyto fata witwa Benovia atwinjiza muri introduction atwereka yuko live performance yiwe ari Chameleone wo mu Rwanda ndababwira ndi wakabi abo twakolanye mbakoze mu ngalo twakolanye ubugora bigira kama bayici akaganya babayiza kabwana mu bayici ubura ko muvuga muturangire bakolanye future natine alimwe nabye ko ntamwizaniye ndikusamani kosa na kintu umwe kurenge cyavuguruza bagurutse gato wayitumbisa ibi bintu rero mwatsabaga ni ibi ngibi abantu b'Ikampala mushaka kutubona twamaze kwipanga akazi none location twamaze kuyindura mwibuka yuko hano twamaze kwitereka bayita mu nyenyeri impamvu twamaze kwitereka ku nyenyeri bare nukugira ngo twereke abantu yuko nubundi turi gushininga induru zavuze ntitwamaze kwitereka ibi ni ibintu ngubwira Benovia ngo namaze gucimaka ibi nibyo nikukubwira ngo ntukajye umbwira bira bipupe ajiwe Skyto none ubwo ntago baza kugushinja ko igitaramo cya Deben wagishimuti uretse gatoya narakubwiye ngo kuva nagendana na Mugisha Deben umugisha wanjye wahisiza rekada tuvi Burundi nzana content yitwicara wiga naga ari gwegoyinze viral kandi kuko ari kumwe na Deben Wabagaye TV igwoyinze viral atari kumwe na Mugisha nabandi bantu ko bamugiraho umugisha ni bandi kurusha Skyto se ibi ni ibiki Benovia ibi ni ibipapuro Skyto yakuye uyakuye mutanayiba ngo iki bari kukublessinga kwako kaje batamblessinga abantu bavuga ati niwe muntu watuzaniye inkuru Skyto wabwo umugisha inyenyeri yawe yihabwe bakakanya namaze kwitereka mu nyenyeri bare bambwira ati inyenyeri ni yawe reka rero twishandikire kuzamuka Skyto haryo ubwo babandi bategerwa indege yego Benovia yenza bafite amakurura cyanga n'ubundi akoze Brazil Benovia ntiyiyenza hari abantu bategerwa indege Skyto hari abantu bahabwe narivuze ubushize ariko wariterine ubu koko ubu Benovia ntiyiyenza bafashe umuntu bamutegera indege mwa kumutegera indege Skyto wicireza Chabes niwe urimo kuvuga ati niwe munyamakuru wa yego rero Benovia iyi ni part 2 twari twageneye abantu ariko kuri uyu munsi ko yakare muri weekend twagombaga kubanza tukanezeza abantu tukabinjiza mu mwandiko tukabanezeza tukabashimisha natwe ubwacu tukishima bitewe n'ibintu namaze kubona abantu banyongore barambwira ngo suni team wa Wabagaye TV muraza kuba mufite silver abo ni abantu bagiye babimbwira imibare n'ibimenyetso kandi twebwe nabwiye abantu yuko twe dukina showbiz ntabwo dukina
sinabyaye. Yego rero impamvu atari sinabyaye rero Benovia, iyi ni inkuru ngiye gutangaje nshaka kugira ngo Benovia umfashe ibi bintu tubigarukeho. Benovia, ibi bintu biteye agahinda, ibi bintu bitumye umutima undya, nicyo kintu kinkuye induba nirukanga igasanze mfata moto nza nirukanga ndavuga ati Benovia reka ibi bintu tubiganireho. Benovia, ibaze nyuma yuko witwa Tiger B The Ben nari na breakinze inkuru mvuga ku ndirimbo yiwe na Chameleone nasize bari kuri codinga i Kampala. Ibi ni ibintu naganire na Sasha Vibe bari kumbwira ngo bagiye gushutinga indirimbo ya The Ben na Chameleone. None birangiye uwitwa The Ben amaze gufata uwitwa Chameleone wari ufite igitaramo muri Kigali Universe ku cyumweru, arangije ahita afata uwitwa Simba wa Taifa hariwe Diamond Platinum. Iyi breaking ibintu bibaye, wabonye indege Zeburu mbabarire kano ka video ka Tiger ariko mu ndege sha yarari kwigisha Tiger, yarari kwigisha Simba iki indege. Tiger yamubwiye ngo hano bahitaye Kampala. Ako ka video mbahuru gashyiremo nukuvuga ngo Benovia ibintu bibaye biraje binyirigita ku mutima binera gahinda. Ndavuga ati Benovia ibi bintu reka twicare tubibwira abanyarwanda. Sikaye turambere kubyiciramo Benovia, buretse gato mbabarira Benovia nduhura umutima wanjye. Benovia ruhura umutima. Ibaze Chameleone ntago afite igitaramo Kigali Universe kwa Bruce Melody, wumve makana ntago ari kwa Bruce, harani kwa coach. Kwa coach Kigali se ni ngombwa buretse gatoya, buretse gato etape par etape, kuko uyu mwandiko ntago nshaka uburyo tuwijandikamo ko tuwijandikamo mu kavuyo. Ikintu cya mbere Benovia kiba cyagaragaye aha n'ahantu hagiye kugaragara icyo bita competition. Kankwereka ikintu kigiye kuba ahantu witwa The Ben atangije icyo bita intambara mu bihugu muri East Africa gusa. The Ben wamaze kwigaragaza, umaze gucimaka avuye Kampala azimije abitwa ba Paraso na ba Chameleone bateguye igitaramo ku munsi gato ageze Tanzania afashe uwitwa Diamond Platinum waruri uzi ibintu Diamond. Iyi ni breaking ngerekana nabivuga ahita nanasohoka mu kiganiro. Uwitwa Diamond Platinum nyuma yuko abonye uwitwa Tiger B wamaze gushumika Kampala ataye Bruce Melody waruri gushutinga video. Skaitu nago wangenda na gutyo. Skaitu mbabara ugaruke nago wangenda na gutyo Skaitu. Buretse ikiraro banza umbwira bino bintu kuntu bimeze. Yakumbwira ibintu bitagahinda nkaka. Agahinda. Amafaranga kwa Kigali yamaze gutanga. Abakire bitwa ba Emile Nizi, abakire bitwa ba Mike, amafaranga bahaye witwa Diamond Platinum bakamubwira ati uyu munsi ugomba kuba uri kumwe natwe, bakamwishyura bakamuha icyo kurya icyo kunywa bakanarenzaho n'icyo bita gahimbaza musyi. Ariko ibintu byabaye nabonye ko Kigali arimo kugura buretse mubwire amacupa maremare, ariko uzi ibintu byabaye wowe. Oya Kigali ko Diamond Platinum ntabwo wabonye hozinze ibyo bahaye Diamond Platinum nyine atesheje agaciro Bruce Melody. Ejo ngewe ninjya mu gitaramo cya Chameleone ko Kigali nzanabimubwira ubwati Diamond nyine ni bya bindi atazanafasha atazanigera nafasha promotion iriya ndirimbo. Ibi ni ibintu biba bitagaye. Urabona kazakomeza kubategera ku mafaranga kababwira ati buri kintu cyose muzajya mu niyo gahunda nyine azahoramo, azajya babwira ati ndabihindutse. Nese ko Kigali ntabwo ashobora kubona ko n'ubundi byamukoze kwa ba The Ben aribyo ashaka kongera kumukora no muri iyi projet. None bafashe igitaramo cya Chameleone ubu tuvugana uwitwa Tiger B na Diamond Platinum bagiye gukora igitaramo Kampala. Mbaza ngo babafana ba Chameleone bari kwitabira igitaramo bagiye he? Uzirutama ikirere ziri gushiduka ziri kuva Kampala ziri kuzina i Kigali bari kuza kwirebera ndi Chameleone. Hita ufata noneho abari Tanzania ufata abanyarwanda bari kuza n'abandi bari bujya kureba bari bujya ubwo ibintu byabaye. Ahanganaza kuza cyo buretse gato wowe uzi ibintu byamaze kubera Kampala. Induru ziri kuvuga mfite video abantu bari kuvuga ngabataje none nago bazi byabaye ariko none ibi ni bivugwa yuko Kampala induru zamaze kuvuga ngo muravuga ngo harya ngo Diamond ngo harya ngo Tiger B abana ngo bamutereye amakariso. Uzi bigiye gutererwa noneho nuzi bamutereye amasuti barakuramo amakariso zibigiye kubera kuri Tiger B. Yesu we Skate tukiri kuri iki kintu rero
ndagira ngo mbaze kino kintu Benovia ikintu nshaka nanjye kukubwira mbere yo kugira ngo tutaza gusara tukaza kuza kwicanga mu bwonko hejuru y'iyi nkuru ndi kwibaza ngo Chameleone aratwika Kigali ntabwo bishoboka. Diamond aratwika Kampala arayitwika ko kumwe na Simba nakore kumwe na Tiger B. Ibi ni ibiki bigiye kuba ibi bintu bigiye kuba ibi bintu maze kubona yuko ikijyanye n'intambara z'umuziki Mayanja Family kandi yose Diamond sitimu yamanuye ntabwo wabonye muyoboke Alex ari kwitereka ari kumwe na manager wa Diamond Platinum agenda amubwira ati ibintu tujya amubwira ati wamibonye ti manager Tiger nane sugira ngo The Ben buriya ntiyese atubwira The Ben ya presence gutu witwa muyoboke avuga ati wamuraba manager wange ahitangira agahinda akawa mu manager wundi bakuye mu mwandiko ayatangiye nawe rero gutoneka mu mwandiko tangiye gutoneka ese sibyo ntabwo ni gutoneka no puja ari mu bantu nawe rero izo nshinge zawe uzigabanya twabivuze ejo buretse gato ibi bintu sinshaka kubitindamo njyewe ikintu ndi kwibaza ariyo namwe njyewe nyiri kubwira abantu ngo nge breaking nge nzazana negereje ikiganiro bita Sunday Choice nicyo kintu cyonyine nyeneye oya ariko nanone nyene kuza kumenya buretse gato Benove kubera iki impamvu ni aba bantu uko ari banga uko ari batatu n'abasesenguzi beza ndanabemera Benove ariko ikintu cya mbere nkubwiye sitwe ba mbere tu breakings inkuru ya Chameleone hamwe na Diamond Platinum intambara zigiye kubera mu bihugu bibiri mu Rwanda no mu Buganda no muri Tanzania ahubwo ni Chameleone n'abagande nibari bamukumbuye ubwo yari ateguye igitaramo ntago The Ben yasetegura igitaramo agaforopingisha igitaramo cya Paraso none ubwo nago mukanya ibigiye kubera muri Kigali Universal Kigali Universal ni hagiye gushya Chameleone ni yahaje na Paraso ahubwo buretse na Paraso nawe yasaza none kugira wumva ukuntu abana akumva ukuntu The Ben arakasa mutwe ayisafata none Diamond Platinum ati wizire batangira gutembera mu ndege za Kampala bigenze gute bacungiye umutekano ariko baratwika abahungu cyakoze yana Faiza sha na yana arimo kugenda nugaruka ntungurira kana nzagushyira mu kebo nk'akamubi cyane kuko abo bose n'abahungu banje ngiye bano babounce rero hari igihe bajya bananze reba nka mubi cyane urebe yantare aba n'abahungu banje bano bahungu barabizi guturuka muri BKGL naraba blessings ibi bintu byabaye yanare ngiyewe bano bamubi cyane bigira yaba Bruce Melody n'umuntu wanje bamubounce umukobwa tware duheba mwitadi Ivete sha umwe wakunze kizakanyama urani uzajya ndindagiye Binovi reka ngwereke ikintu cyari kinzanye hano nuko breakinga yuko Diamond Platinum yamaze kwitereka muri Kampala we na Tiger B Chameleone n'umuryango wiwe bamaze kwitereka muri Kigali Universal indi nkuru nzayibazanira ejo nimva muri Kigali Universal nabonye igitaramo cyande cya Chameleone naho ubundi amakuru ya The Ben ndetse na Diamond Platinum nayo mfite abantu banje bari kuyanzanira nk'umutasi wa showbiz babavuga ati wantasiwe amakuru niwe tugomba kuyaha Benove mbabarira mbere kugenda ntabwo ni bwamamaza bukigano ko amasaha yaducitse gusa ntabwo nagiye navuze B1 Genie ntabwo nagiye navano navuze SB Quality Sound navuze na Mazayire Metaphoric na Fabrication ugiye kuzanyihera uretse turaza kuza kubikurikirana uyu mwanya none umukoro ngiye kugwa nk'umutasi mukuru wa showbiz nshaka kuzamenyera ikintu cyatumye uwitwa The Ben nubwo ari gushininga atamubihana umuntu bita nde Bruce Melody reka nde ako manager wa account iri ugenda no pujese cyawuzuza ariko no puje na wa mungu ndi bagendanaga watangiranye na muyo kintu byo kumanaginga ibi nibyo ngiye kubwira Bruce Melody Bruce Melody bimwe byawe byo kuvuga ngo ugiye gucisha akanyafu ngo The Ben ubu The Ben ntago ari kugucindura gucisha akanyafu kati